Shalom shalom, amahoro y'Imana aruta y'umuntu yamenya iteka narindi imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ni mwene Sosenga ukomeje kubasuhuza mbifuriza ikaze mu nyigisho twatangiye aho turimo twiga igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Tugeze mu bice 8. Ndizera nashidikanya ko hari ibyo umwami Yesu yakomeje kubungura no kubigisha kubijyanye no kumenya ubuhanuzi cyane cyane ngo bitwigishe kumenya igihe duhagazemo. Imana ntabwo yigeze idusobanurira igihe précisément ibintu bizaberamo, ariko yaduhaye ibimenyetso. Nkuko mubizi, imvugo ya gihanuzi ni imvugo ikoresha ibimenyetso, symbole, amashusho, inyamaswa n'ibindi kugira ngo umwuka w'Imana asobanurire abizera, abiringira Imana. Nkuko ijambo ry'Imana rivuga, ubuhanuzi ntabwo bupfa gusobanurwa uko umuntu yishakiye, ahubwo ababuhanuye, ababwanditse babaga bashorewe n'umwuka w'Imana. Ni umwuka wera wenyine gusa ufite ubushobozi bwo gusobanurira abantu b'Imana ubuhanuzi. Ndizera ko hari ibyo mwagiye mwunguka, kandi nanisegura ku bantu bumvise tuvuze ibintu bitandukanye n'ibyo bamaze imyaka myinshi bizera. Cyane cyane iyo tuvuze ubuhanuzi bigatandukana n'idini ubarizwamo, akenshi umuntu yumva hari yatatswe cyangwa se ari mwarwanywa, yewe rimwe tukarenga ingabano tukabyita ko turwanya Imana cyangwa se twavangiwe turi abayobe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni ibisanzwe, nge ntacyo byantwara kubera ko abo mudahuje imyumvire akenshi abandi bababona nk'aho bayobye, ntacyo byaba bitwaye. Ariko reka ngusabe nibura gutega amatwi kugira ngo wumve no ku rundi ruhande bo batekereza bati, bo bumva bati, basobanukirwa batubuhanuzi. Cyane ko Bibiliya ni igitabo twese dusangiye. Ndavuga abakatolika, abaprotestani, abadventiste, abatemoye de Jehova, twese twiringira Bibiliya, niyo twizera. Gusa bikazatandukanira mu buryo tuyisobanukirwa n'uburyo duhishurirwamo ubuhanuzi. Nibaza ko twese dushorewe n'umutima wo gushaka kumenya icyo Imana ivuga. Rero musabe kwihangana, gutega amatwi, wumveho no ku rundi ruhande ngo batekereza bati. Imana iguha umugisha. Nzakomeza mbivuga, ntabwo mpakana, nta nubwo nanga, nta nubwo mbangamirwa n'umuntu utanga igitekerezo avuga uko we yizera n'uko yemera ibintu. Ni uburenganzira bwawe, yewe no kubidusangiza ndabigushimira. Ariko icyo ntashima ni ugutukana, ni ukurakara, ni ukwita abandi abayobe. Iyo mvugo ibigana muri radicalisme ndetse na extremisme. Ibyiza ni uko twizera, ni uko tubona, aho utabyemera nibisanzwe. Cyane ko nanjye mbizi hari ibitabo byinshi bitandukana n'ibyo navuze. Reka dusenge, hanyuma tuze dusubize bimwe mu bibazo 2 cyangwa 3 batubajije. Uyu munsi turasubiza kimwe, hanyuma tujye mu gice cya 8. Uhoraho Mana nyir'ijuru n'isi, se umwami wacu Yesu, wowe wadukunze urukundo rutagira akagero, ukaturema ngo dukunde, ukaturema kugira ngo tuba abantu bawe. Ndagushimira imbabazi zawe z'akabura rugero izugirira twebwe. Ndagushimira uko uteye, ndagushimira ukomeze. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa. Nejejwe cyane mu mutima nuko waduteguriye, wagambiriye, watugeneye kuzabana nawe ibihe bidashira, tureba ubwiza bwawe bwo mu maso hawe. Tuzishimira kunesha, tuzanezezwa no kubaho icyaha kitagera, tuzanezezwa no kwambura umubiri upfa tukambara umubiri udapfa. Twishimira kuba biduhereye ubuntu gusa, umaze kubabarira ibicumuro n'ibyaha byacu, kubera ko watwezesheje amaraso y'umwana w'Imana. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. N'ubu ngubu twicajwe no kugira ngo twigishwe nawe. Ubuntu bw'Imana bukomeze kumurika mu mutima, tumenyeshwe n'Imana n'ubuntu bw'Imana ibyo umwami wacu ashaka. Usenye kutamenya, ukubite hasi kuvangirwa. Mana, icyo tuzi ni umutima ushaka kumenya no kurushaho gusobanukirwa ibihe duhagazemo. Waravuze ngo hahirwa basomwe amagambo yanditse mu gitabo cy'ubuhanuzi. Ayo mahirwe turifuza ko natwe tugeraho kugira ngo tumenye ibihe duhagazemo, tudateraganwa n'imiraba n'imiyaga y'imyigishirize uburyo butari bumwe. Umwuka wera duhugure, atwigishe, maze data yubahwe. Amahoro n'umugisha bikomeze kugarukira twebwe ibihe bidashira, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Rero hari watubajije ikibazo muri commentaire ndetse nabo tubana kuri group ya WhatsApp. Aravuga ati ariko hari ikintu pastor watubwiye cyitwa ngo abera bari mu bwoko butatu. Ntabwo navuze nuko nazamuye intoki gusa, ariko ubundi ni ubwoko butatu. Nibwo ngiye gusobanura rero, hanyuma dukomeze n'ibice 8.
abera bari mu bwoko butatu ugereranije uko Bibiliya ivuga, kubera ko akenshi iyo dusoma ubuhanuzi Bibiliya igakoresha ijambo abera, twebwe abizera Kristo Yesu duhita twumva ko ari abera b'itorero, uvuga ngo abera bizeye Kristo Yesu, nibyo Bibiliya bita abera, ariko ntabwo ari bo bonyine. Ese iyo Bibiliya ivuze ngo nuko abera ibivuze iki? Iyo Daniyeli yavugaga ngo abera yavugaga iki? Cyane cyane ko Daniyeli mu bice birindwi umurongo ndumva ari uwa 18 niba ntibeshye, umurongo wa 18, ntabwo namuhaye iryo jambo ariko ndumva ari aho ngaho, nibyo avuga ngo les saints du très haut recevront le royaume, ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Mu Kinyarwanda ngo abera bazabona ubwami, bazakira ubwami kandi bazabugumana, bazabwima ibihe bidashira. Hanyuma umuntu akibaza ngo abo bera nabaye, ese nabera bitorero nabakirijwe n'amaraso ya Yesu? Muri Bibiliya ijambo ry'Imana nta nubwo bitabera, ibita intore. None se nabahe bera? Rero nagira ngo nsobanure ko abera bari mu bwoko butatu. Ubwoko bwa mbere bw'abera tubusanga mu Kuva ibice 19 umurongo wa 6. Reka dusome iryo jambo. Kuva 19 umurongo wa 6. Imana ikoresha ijambo abera yabivuze mu Kuva ubwo yahamagara Abisiraheli, iravuga ngo kandi muzambera ubwoko bw'abami, ubwoko kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo bwira Abisiraheli, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Imana ihamagara Abisiraheli, ishyanga ry'Abisiraheli iryita abera, iryita ishyanga ryera. Yewe nitugaruka no mu isezerano rishya tukareba urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10, Petero we avuga nanone abahamagawe abizeye Kristo Yesu, yongera gukoresha aya magambo yanditse mu Kuva ibice 9 umurongo 6. Aravuga ngo ariko mwebweho muri ishyanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Ni ukuvuga hari abantu bagiye bavuga ngo tugiye ku butaka butagatifu, tugiye mu gihugu cyera, bamwe bakavuga ati ibyo ni ubuyobe. Babagende kuri iri jambo, mu by'ukuri Isiraheli Imana yihamagara kugira ngo itandukanywe n'andi mahanga, igira umwihariko w'Imana bishingiye ku isezerano Imana yasezeranye nabo. Abisiraheli biswe ishyanga ryera. Uku ni ukwera kwa mbere Imana yita abantu bayo. Ni ukuvuga ngo as a nation, nk'ishyanga, nk'igihugu, kubera isezerano bagiranye, abantu batarimo kuraguza. Muribuka ubwo Imana yakuraga Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, ni mu Kubara ibice 22, ubwo Baraki yahamagaraga Balamu ngo avuma Abisiraheli. Baraki yaravuze ngo bari abantu ntabwo nabavuma, ntibavumika kubera ko nta bupfumu bubarimo, ntabwo bameze nk'andi mahanga, ni ishyanga ryera, kubera ko bo bagendera ku masezerano bisezerano Imana yagiranye nabo. Ni ukuvuga ngo ryo kutaraguza, ryo kudasengera ibigirwamana, bishingiye kuri ya mategeko 10. Ibi byatumaga Imana ibitabera. Nguko Imana ukwera ivuga bwa mbere yita ishyanga. Ndagira ngo byumvikane, ibivuga aze kuko Imana igireba abantu as individual, ikareba abantu nka famiye, ikareba abantu nk'igihugu, ikareba abantu nk'isi yose. Reka nongere mbaho urugero. Muribuka uwitwa Akani amaze gukora icyaha, Imana yari yarababujije gufata ibyashinganywe ubwo basenyaga umujyi wa Yeriko, ariko Akani afata ku byashinganywe. Ubwo Akani Imana yamugaragazaga ntabwo yapfuye wenyine, yapfuye n'umuryango we. Ni ukuvuga iyo tuvuze ngo abera, Imana igireba abera nk'umuntu ku giti cye, ikareba abera nka famiye, ikareba abera nk'igihugu, kandi ikareba abera nk'abantu muri rusange. Bibiliya ivuga ngo Kristo Yesu icyo yakoze ngo yabumbiye abantu bose mu byaha, ngo kugira ngo abone uko acungura bose. Ni ukuvuga rero abantu Imana ijya babona nk'abanyabyaha, nk'uko bavuze ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Imaze kubabumbira mu cyaha bose kwari kugira ngo ibacungure bose. Abisiraheli nabo rero yabahamagaye nk'ishyanga ryera, ngira ngo bize kumvikana. Aba bantu rero bera ntabwo bose nk'Abisiraheli bose babayeho ubuzima bwera. Harimo n'abaraguza, harimo n'abarwanije Imana, harimo n'abakoze ibizira,
ariko as a nation Imana yabitaga ishyanga ryera. Nicyo cyatumaga ibahana, nicyo cyatumaga ibajyanaho iminyago, nicyo cyatumaga ibizago bibageraho, kuko babaga baragiranye n'isezerano n'Imana rishingiye kuri kwa kwera. Ababera rero bamwe muri bo, ni ukuvuga abejejwe nka as a nation, mu by'ukuri Imana ibaga nk'ishyanga. Hanyuma muri iryo shyanga rero harimo abagendeye muri kwa kwera, harimo abagendeye muri kwa kwera bataryarya. Abo tubabona muri Matayo 27 umurongo muri Matayo 27 umurongo wa 52 kugera ku murongo wa 53. Reka dusome Matayo 52 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 27:52 kugera ku murongo wa 53. Haranditse ngo ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari basinziriye zirazurwa. Intumbi nyinshi z'abera bari basinziriye zirazurwa. Subiremo, ibituro birakinguka, intumbi z'abera bari basinziriye zirazurwa. Bava mu bituro maze ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera zirakingurwa. Bava mu bituro amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Byonyine imvuye amagambo abiri, binjira mu murwa wera. Umurwa wera bavugaga ni Yerusalemu, kubera ko Yerusalemu yari ishinzweho urusengero rwa Yerusalemu, nyine urusengero rw'Imana. Nubwo tubizi ko bari batuye muri Yerusalemu, ari nabo bagize uruhare mu kwica Yesu, kubera ko bagiraga ishyari, ari abanyedini. Imana ivuga iteka bazacirwaho, ariko kubera isezerano Imana ireba Israheli nk'ishyanga, yavugaga ko igihugu cya Israheli ari igihugu cy'ishyanga ryera, na Yerusalemu ubwayo ikitwa umurwa wera, kubera ko ariho Imana yavuze ngo nzahashyira izina ryanjye mu isezerano rya kera. Yesu Kristo rero azutse, umuzuko wa mbere wabayeho, nubwo tutakunda kubyibuka, azutse yazukanye n'abera. Ababera bibiri tubwira ni babandi bubashye isezerano Imana yagiranye n'Abisiraheli, kubera ko aya magambo twasomye mu Kuva 19:6 Imana yarabwiye Mose ngo nimwemera isezerano ngiranye namwe nibwo muzambera ubwoko bw'abatambyi, ubwoko bw'abatambyi ndetse n'abera. Ni ukuvuga ngo kwera kwabo kwashingiraga kukumvira isezerano Imana yagiranye n'Abisiraheli. Hanyuma abaryumviye rero muri babantu Imana yishitaga ishyanga ryera, bakemera kurigenderana nabo, abo Yesu yazukanye nabo biyereka benshi mu murwa. Uwo ni umuzuko wa mbere, bitwa abera. Abera ba kabiri turababona nanone nabo bita abera b'itorero, cyangwa se abera bejejwe n'amaraso ya Yesu. Nanone Bibiliya ibita abera. Nkuko nabivuze, Bibiliya ijambo ry'Imana ikoresha ijambo intore z'Imana, ubundi muri Bibiliya yera bagakoresha ijambo abera. Mu Gifaransa ni ukuvuga yewe na Bible y'abakatolika mu Gifaransa na la Sainte Bible bakoresha ijambo les saints, abera. Reka dusome rero, Paulo arandika ubwe, yandikira Abaroma igice cya mbere umurongo wa 7, yagize ati: ndabandikiye abari i Roma mwese bakundwa n'Imana, bahamagariwe kuba abera, ubuntu be muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Abefeso 1:1, Abefeso igice cya mbere umurongo wa 1. Paulo wagizwe intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yabishatse, ndabandikiye mwebwe abera bari mu Efeso bizera Kristo Yesu. Ni ukuvuga Bibiliya ihamya neza ko nanone hari ubundi bwoko bw'abera. Abo bera nabizeye izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mu isezerano rya kera biswa bera kuko bubashye amategeko y'Umwami w'abami, bubashye amategeko ya Mose yabahaye. Abo ngabo banazukanye na Yesu kuko ari abera, bishingiye ku isezerano rya kera. Bibiliya ibita abera. Hanyuma hari ubundi bwoko bw'abera Bibiliya ivuga nabizeye Kristo Yesu. Abo bo Bibiliya inavuga ko bitwa umugeni wa Kristo Yesu. Iby'amahirwe hari abantu batubaza ikibazo ukumva gifite ishingiro, ariko ugasanga ni ngombwa ko tugenda buhoro buhoro, ngo tugera mu byahishuwe tuzagisobanure. Abera ba gatatu rero ari naho havuye ikibazo cy'ubatubajije, aranashavuye rwose, abona ko turimo tuza n'ubuyobe, avuga ati none se abazazuka mu gihe icyo bita abishwe mu gihe cy'icyo bita la grande tribulation, cyangwa se ibyago by'imperuka. Apocalypse cyangwa se ibyahishuwe 20 umurongo wa 4.
ibyahishuwe 20:4 handitse ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Yesu Kristo. Aba nabo ni abandi bera Bibiliya tubwira. Aba bera Bibiliya yabasobanuye neza baribo. Ni abera banesheje, batigeze bemera gushyirwaho ikimenyetso ku gahanga, batigeze bemera kuramya ya nyamaswa. Aba bera Bibiliya yavuze ngo nabishwe muri cya gihe Antikristo yabaga yica abatamwubaharira, abatamuramya, abo nabo Bibiliya ibita abera. Bitandukaniye rero, ndemera kandi ntashidikanya kandi nemanga, niko bavuga, mfite gushira amanga yuko abangaba Bibiliya tubwira atari abera b'itorero. Kubera iki? Kubera ko Bibiliya yavuze ngo bo bazaba banesheje ya nyamaswa. Kubera ko mu bice 19 badusobanurira ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ubukwe bw'umwana w'intama ngo azaba ari kumwe n'umugeni we. Bakavuga ngo hahirwa bazataha ubukwe bw'umwana w'intama. Wibuke, ntabwo bavuga ubukwe bw'umwana w'intama umukwe atari kumwe n'umugeni. Ntabwo uzataha ubukwe bw'umwana w'intama ari umugeni. Oya, ibyo ntibishoboka. Namwe murabizi iyo mvugo ntikunda. Ntabwo nabwira umufiance ngo arahirwa kuko azataha ubukwe ari kumwe n'umugeni we. Ntabwo bishoboka. Ahubwo abahirwa ni abatumirwa batumiwe kugira ngo baze mu bukwe bwo gutaha hagati hamwe n'umukwe n'umugeni. Umukwe n'umugeni bo babarirwa hamwe, kuko hahirwa bazataha ubukwe bw'umwana w'intama. Umuvuga ngo umwana w'intama azabacyuje ubukwe ari kumwe n'umugeni we. Abazabutaha bazabahiriwe. Aho ni mu bice 19 bakatwereka ko itorero rya Kristo rizaba ryaratashye. Nshuti yanjye, twakoze inyigisho ivuga ngo ubukwe bw'umwana w'intama mu ndorerwamo y'umuhango wa Kiyahudi. Ese iyo abayahudi bakoraga ubukwe babigenzaga bate? Yesu yavugaga ngo azacyuza ubukwe, yabivugaga akoresheje imvugo n'ikigereranyo no mu mitekerereze y'ubukwe abayahudi batahaga. Rero twakoze iyo nyigisho, ni ukuri benshi bampaye feedback ko bafashijwe, bize byinshi. Kubera ko nusobanukirwa ubukwe bw'umwana w'intama mu muhango wa Kiyahudi, uzasobanukirwa aya magambo yombi, yuko ubundi umuntu yacyuzaga ubukwe, umugeni yatwaraga umukwe yazaga gutwara umugeni we asa n'umwibye. Niko mu muhango wa Kiyahudi bimeze. Iyo yabaga yaramukoye, ntabwo yateguzaga ba nyiri umugeni ngo nzaza kumucyura igihe kiniki, yazaga atunguranye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mwibe maso kuko mutazi umunsi n'igihe umukwe azazira. Kubera iki? Yaratunguranaga nk'uko umuco wa Kiyahudi wari uri. Icya kabiri, iyo amaraga gutungurana akaza agatwara umugeni we, yamusangaga hariho hose. Umukwe yazaga gucyura umugeni we, yamusangaga mu murima, akamusanga akubura se, akamusanga hariho hose. Niyo mpamvu umugeni yamaraga kuba yarakowe, nawe yaritwararikaga ntajya hariho hose, kuko yabaga azi ko anytime umukwe yaza kumutwara. Niyo mpamvu Yesu yavugaga ngo muhore muri maso kuko mutazi igihe umukwe azazira, kuko umukwe we apfa kubera atanze inkwano, afite uburenganzira ubwo aribwo bwose bwo kuza gutwara umugeni we. Icya gatatu, iyo yafataga umukwe akamujyana, ntabwo mariage yahitaga iba. Oya, ngo ahubwo papa, ni ukuvuga ngo se w'umukwe yabaga yaramwubakiye inzu, yaramuteguriye inzu, akamujyanamo n'umugeni we, bakamaramo igihe kanaka. Bamara kumara igihe kanaka, akabona kubakoreshereza ibirori, agatumira abatumirwa bakaza mu bukwe bw'umwana we yabaga yacyuje ubukwe. Nuko umuco wa Kiyahudi umeze. Ni nayo mpamvu iyo tuvuze ko itorero rya Kristo Yesu rizagenda, kuko uhereye mu bice 3 mu byahishuwe na 4 na 5 ntabwo twongera kubona ijambo itorero. Usome mu byahishuwe rwose, itorero rivugwa kuva ku gice cya 1 kugeza ku gice cya 3, nyuma yaho kugeza mu bice 22 ijambo itorero ntiribamo. Hanyuma muri Daniyeli ho mu byibuke neza, ntabwo Daniyeli yigeze yerekwa icyo bita ubwiru bwahishwe. Nacyo Paulo yavuze ngo ububwiru ntibwigeze buhishurirwa undi muntu uhereye kera, ngo uretse intumwa za Kristo Yesu, ngo kugira ngo zimenyeshe itorero iby'ubwo bwiru, ngo yuko Abisiraheli n'abanyamahanga Imana yabagize itorero rye, kugira ngo bahinduke umugeni we, kugira ngo bahinduke abana b'umuzuko. Ngira ngo birumvikana rero. Ku bice 19 mu byahishuwe niho tubona ubukwe bw'umwana w'intama butaho. Hanyuma mu bice 20
makumyabiri nako ndetse na 19 kuko uretse ko abanditse Bibiliya bagiye bashyiraho title ariko 19 na 20 birafatanye. Bakatubwira rero ababera twasomye bazaba banesheje, byani kwitubwira banesheje antikriste, banesheje ikimenyetso, gushyirwaho ikimenyetso, banesheje kumuramya. Abo nabo bazazuka ngo batahe ubukwe bw'umwana w'intama. Abo rero nabera bazize abatubona bazutse nabanesheje mu gihe cya antikriste. Tuzabigarukaho nidusoma ibyahishuwe. Ndabizi neza cyane iyo wize ubuhanuzi bwanditswe mu myaka, ufite ibitabo bivuna umutima, wumva umuntu yaravangiwe ukavuga ati bira nibiki ari kuvuga, ariko nibura akira ibitandukanye n'ibyo wizeye. Nibura uvuga ati kugira ngo ushinge imizi basi mu byo wizeye, uvuga ati niba ngibi atari byo, wakire wemere kugira ibitekerezo bitandukanye, wumve n'abandi nuko nabo bizera. Imana iguha umugisha. Ndagusabye uze kumva inyigisho ivuga ngo ubukwe bw'umwana w'intama mu ndorerwamo y'umuco wa Kiyahudi, kugira ngo wumve neza icyo Bibiliya ivuga. Kuko nkuko twavuze, hari igihe usoma Bibiliya ukavuga ngo nta itorero ryaragiye, nyuma yaho ukabona ngo Yesu yimanye n'itorero rye imyaka 1000. Kubera iki? Niko Abayahudi babigenzaga. Umuntu yarazaga atwara umugeni we, nkuko n'Abanyarwanda byagendaga. Umuntu yarazaga akarongora umugeni we, bakazamutwikurura hashize igihe, bagacyuza ubukwe hashize igihe, bakavuga ngo nabanza arongorwa umugeni, nyuma yaho bakazatwikurura. Mu Bayahudi bo rero ni data, ni se w'umugeni, ni se w'umukwe nako yagombaga kubakira inzu umukwe we, akabwira umusore we cyangwa se umuhungu ati genda noneho uzana umugeni. Umuhungu akagenda akamwiba, yamutwaraga mwibye, aho amufata gose niko yamujyanaga. Hanyuma akamuzana mu nzu ya se, akamurongora, bakamara igihe. Hanyuma se akazabona gutumira, agacyuza ubukwe. Niko byari bimeze. Ni nayo mpamvu rero tubona mu byahishuwe ubukwe bw'umwana w'intama tubusanga mu bice 19. Kandi mu by'ukuri tuvuga ko itorero ryazamutse, nuko hagati aho ariho tuvuga ko hazaba bya byago by'imyaka 7 by'imperuka, cyangwa se bya byago 7, imyaka 3 ya antikriste n'imyaka 3 y'akarengane. Cyonzi tugeze mu bintu bigoye, ariko tugomba kwiga uko byagenda kose. Reka rero ngaba bera Bibiliya isa nitubwira mu bice 3. Iyo tuvuze ngo abera barazuka, abera barazutse, abera baratsindishirijwe, tuba tuvuze abahabera. Hari abera babayeho Mose Imana imuhamagara ngo ahamagara Abisiraheli avuga ngo ngira nisezerano namwe, nimwemera kumvirira isezerano muzambera ubwoko bw'abami n'abatambyi, muzambera ubwoko bwera. Abo bera barazutse mu bice 27. Niko biri tubwira ngo Yesu azukana n'abera biyereka benshi mu murwa. Hanyuma bakatubwira nanone abera b'itorero rya Kristo Yesu. Abo bo nibo bazagenda muri rapture, nibo Imana izavuza impanda n'ijwi rya marayika ukomeye, maze abapfuye bazuke bajye gusanganira umwami mu kirere. Hakaba n'abera batubwira banesheje la grande tribulation. Abangaba banze gushyirwaho cya kimenyetso. Ndanga kuvuga ibirenzeho kuko tuzabivuga mu minsi iri imbere. Ese ababera batubwira mu byahishuwe 20 bazabanesheje antikriste no gushyirwaho ikimenyetso nabahe cyane cyane? Mu by'ukuri na Abisiraheli bazakanguka nyuma yaho yaryasezerano batubwira muri Daniel bice 9, dore ko tugiye kuhagera, bazagirana. Hanyuma nyuma bagakanguka gatoya, bakanga kuramya antikriste, bakavuga ngo buryo twishe tukamubamba. Kuko akenshi tugwa mu mutego wo kumva ko Abisiraheli bo batazigera bizera Yesu. Uzigiye bazamwizerera se ni igihe bazakangukira bakavuga ngo buryo umwe twishe tukamubamba niwe Mesiya, burya wa wundi twanze kwemera niwe Mesiya. Batangire bamuramye, batangire bamusenge, batangire bamwizere. Antikriste nawe arushaho kubica urubozo, arushaho kubarimbura. Niyo mpamvu avuga ngo abo bera banze kumuramya, baravuga ngo turaramya Yesu Kristo. Abo rero bishwe mu gihe cya grande tribulation cyangwa se cy'icyo bita ibyago bikomeye by'imperuka, niyo batubwira mu bice 20. Reka ndekera ahangaha, ngira ngo ndongeraho gusa ibice 8, sinzi iminota dusigaje kugira ngo reka dusome gusa, hanyuma tuzakomeza ubutaha. Ibicu byari bikwiriye ko dusobanura kugira ngo nabyo tubyumve, kugira ngo tudakomeza kujijwa. Niyo navuze ngo abera, kuko iyo tuvuze abera iri jambo abera Bibiliya bacamo imirwi. Abisiraheli bitwa abera, yego, kubera ko kwera se twe tukugena, ni Imana ikwita abantu bayo. Ubyibuke twese kwera tuguhabwa no kwizera. Yewe iyo usomye n'isezerano rya kera, n'Abisiraheli bagendeye babaye mu isezerano rya kera, ntabwo bitwa bera kuko bubashye amategeko.
ahubwo biri tubwira ngo dore intwari zo kwizera. Ugira ngo batubwira ngo dore intwari z'amategeko se? Oya, batubwira ngo dore intwari zo kwizera. Ni intwari zo kwizera kuko kubwo kwizera Imana bubashye amategeko. Mvuga ngo iki? Kubwo kwizera Imana twizeye Kristo Yesu. Ni nayo mpamvu nabo Imana ibita abera, kuko kwera si twe tukugena, ni Imana igushyiraho. Voilà, nisiziba byumvikanye. Ni ibitwaga abera kuko Imana ntiyagusaba iki itaguhaye. Ni ukuvuga ngo Abisirayeli yabasabye kumvira amategeko, bakayumvira kuko bizeye ko Imana iriho, bakayumvira kuko bizera ko Imana ariyo yatanze. Ababigenjeje batyo rero bitwa abera. Pawulo akavuga ngo dore intwari zo kwizera. Zizeye iki? Zizeye Imana bishingiye ku isezerano rya kera. Voilà. Hanyuma abera bo mu isezerano rishya bizeye Imana bishingiye ku isezerano rishya kuri Kristo Yesu. Ni nayo mpamvu Bibiliya itubwira ngo isezerano rya kera ryabaye rikuze rikurwaho, rirasaza. Ngo ntabwo Imana ikigirana isezerano igisabana n'abantu, ikibara abantu ko ari abera ishingiye ku isezerano rya kera, ahubwo ishingira ku isezerano rishya. Ntabwo rero washyiraho standard wowe, ni Imana ishyiraho standard. Ni Imana isaba abantu ukwera kwayo. Ni nayo mpamvu tugiye tubona ibi byiciro bitatu byabo Imana yita abera. Imana ibaha umugisha. Reka dusoreze ahangaha, nabonye iminota 30 irangiye, tuzakomeza ubutaha. Rero nshuti yanjye, nawe wongere ukora ubushakashatsi, wongere usome urebe Bibiliya yita abantu abera. Ariko ibitabera gute? Ishingira kuki? Ni Imana ubwayo yashyizeho standard. Ntabwo ari gusaba abantu kubarwaho kwera kwa Kristo Yesu nk'uko mu isezerano rishya kandi itaragutanze. Ariko abakera nabo Imana bitaga abera gute? Babaga bejejwe bati? Ni ukuvuga ngo yabasabaga uko kwera bishingiye ku isezerano rya kera. Abo tubona ko bazukanye na Yesu, biyereka benshi mu murugo. Niko Bibiliya itubwira. Abo mu isezerano rishya rero nabo bazazuka enlèvement, nkuko Paul abitubwira mu Kolosayi ndumva ibice 4, Abatesalonike ibice 4 uhere ku murongo wa 13, avuga ko dore dukwiye guhumurizanya kubwirana aya magambo yuko abera bazazuka, impanda y'Imana izavuga, bazabakiro bahindurwe bajye gusanganira umwami. Ngira ngo nabivuze. Reka dusoze, hanyuma ubutaha tuzatangira mu bice 8 dukomeze. Mbabwira ko ibice 8 abize bijyanye na Bibiliya theology barabizi ko igitabo cya Daniel cyanditswe mu ndimi ebyiri. Kuva ku gice cya 1 ukagera ku gice cya 7 ni igitabo cyanditse Daniel yacyanditse mu runyarameya, kuko ubu butumwa bwari bugenewe isi yose, kuko yatwerekaga amahanga azategeka isi, azigarura isi. Ariko kuva ku gice cya 8 ukagera ku gice cya 12 cyanditse mu Giheburayo. Ni ukuvuga ngo ni ubutumwa bwari bugenewe gusa Abaheburayo, kuko ni ibyerekeranye n'Abisirayeli. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Uragahezagirwa se umwami wacu Yesu, uragashyirwa hejuru, wese soko y'ubugingo buhoraho. Komeza utwigishe, komeza udusobanurire ibijyanye n'ubutumwa bwiza, tumenye ibyo dushakaho, tumenye kuri Imana dukunda, tuzagushima ibihe bidashira. Uhimbazwe, utwigishe ibirenze ibyo tuzi. Tuvuze twebwe dutanze ibyo twahawe kumenya nawe, abo tubwira bashobora kuba turusha ibyo tuzi cyangwa se batabiturusha. Icyo dukeneye nuko turushaho kunguka kumenya Imana. Uruhabwa icyubahiro. Waduhamagaye turabaswa ngo ubwenge bw'Imana bugaragarire muri twe. Waduhamagaye turabanyantege nke, imbaraga z'Imana zigaragarire muri twe. Dukomeje kandi guca bugufi ngo twigishwe nawe, maze data yubahwe, natwe duhabwa amahoro n'umugisha. Mu izina rya Yesu, amen.